ni ukuvuga ko dufata ibinyomoro watermelon nyine tukabitegura, tumara kubitegura tukabihuriza hamwe, tugahita dushyira muri blender ya mashini yabigenewe ikora amaji. Rero nk'uko mubibona iyi ni ji ya watermelon, rwose ni ji nziza igira umwimerere kandi ibiryoshye cyane, urumva ko aba ari imbuto zivanze. Iyi ngiyi rero nk'uko muyibona, iyi ni inanasi nk'uko bigaragarira amaso, ariko umuntu utabisobanukiwe, uramutse utabisobanuriye yagira ngo ni amatunda, ariko nanone ku muntu ubizi cyane, iyi ngiyi ntabwo ari amatunda, yo asa naho ajya kuba gutukuramo ukuntu, ariko iyi ni inanasi. Rero iyo ushaka kugira ngo bigire umwimerere cyangwa se biryohe cyane, ushobora gufata nk'ikirahure ugahita ugahuriza hamwe ugakora icyo bita cocktail. Natwe rero muri ubu buryo ni ubungubu tubitegura gutya, noneho umuntu yajya kunywa, yashaka akaba yanywa ji y'ikinyomoro, yashaka akaba yakoresha ji y'inanasi. Mama, ushobora gukora inanasi gusa n'ibinyomoro na watermelon, ntabwo wadukorera umwembe wenda tuwushatse cyangwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose? Nabyo birashoboka cyane. Urubuto rwose nta mbuto itavamo ji, buri rubuto rwose rukorwamo ji, ariko uyu munsi twibanze ku nanasi, amatunda, ibinyomoro na watermelon. Ni ukuvuga ko n'izindi mbuto birashoboka yuko wazikoramo ji bikemera. Ubu rero kubera ko bari badusabye yuko tubakorera muri izi mbuto, iyo uje utugana ushobora kuvuga uti ngewe nkunda ji y'umwembe yonyine, nayo turayikora. Ukavuga uti ndashaka ji itarimo isukari cyangwa ji ifashe itarimo amazi. Iyo rero itarimo amazi iba imeze nk'ikivuguto, iba iryoshye cyane, ariko bisaba ko ukoresha imbuto zigiye imbere. Murabibona mwese, nanjye ndi kubireba. Uyu mumama ni umuhanga cyane, afite ubwenge kubasha kumenya ko ibinyomoro bivamo ji, akamenya ko inanasi ivamo juice. Ni umuhanga cyane, muramubona, amazina yabibwiye yitwa Scovia. Ni umubyeyi mwiza cyane. Mama, ikindi kibazo nakubaza, uzi gukora juice gusa, nta kindi kintu ushobora kuba wakora gisanzwe? Ni ukuvuga ngo abafana benshi banzi mu mafilime, rero birabatangaza cyane ahubwo iyo babona nibanda ku bintu by'ibiryo. Icyo kibazo mbajije ni cyiza, kuko abenshi bajya banyandikira hariya muri comment bakavuga bati ngo tukuzi mu mafilime, burya se n'ibintu by'ibiryo ujya ubikora? Ndabizi cyane, na dekorasiyo nayo ndayizi, byose ndabizi. Ni ukuvuga ko mbese nta kintu nasize inyuma, byose narabikoze, kuko mba nshaka kugira ngo abantu baba bashaka kumenya ibintu nk'ibi ngibi bajye babona aho babibariza, bajye babikurikirana, babashe kugira ngo nabo babe babigeraho. Niyo mpamvu rero kandi nanone ibi ngibi bituma umuntu ufite impano nk'iyi ngiyi, nk'iyi yanjye, ukaba uzi ukaba ukunda filime, ushaka no kuba wayikina, ushaka no kunyandikira muri comment ukambwira uti ngewe nkunda gukina filime ariko nabuze aho nabikura, wanyandikira. Cyangwa se ukambwira uti nkunda guteka, nkunda gukora ji, ariko se mbishaka nabigenza gute, nabyo uranyandikira nkakubwira. Burya ntimugaheranwe n'impano zanyu, mujye mugaragaza impano zanyu kugira ngo muzisangize abandi, zijye ku murimo. Hanze aha ngaha impano zirakenewe cyane, abantu nk'abo ngabo barakenewe. Hari igihe usanga umuntu atsikamira impano ye ntayigaragaze, ariko nyamara ishobora kuba yafasha abandi nawe ikamugirira akamaro. Murabyumva, uyu mumama ni umubyeyi mwiza, bagiriye inama, mwiheranwa n'impano zanyu, mumugane. Ni umubyeyi mwiza, ashaka kubigisha gukora izo juice. Mwumvishe ko azi kudekora, ni umuhanga cyane, ibyo kurya azi kubikora. Imirire cyane, nzi kuba hari ukuntu ngira ngo barabizi abakurikirana video zanjye, kandi n'abatarazibona. Niyo mpamvu nshaka kugira ngo mujye muzisharinga, muzisangiza abandi. Njya mbabwira uburyo bw'imirire, uburyo buboneye, uburyo bwiza ushobora guteguramo imirire yawe, ukaba yakugirira akamaro, kandi nawe ugafasha abakugana baba bagusuye, ukamenya uburyo wategura amafunguro yawe meza. Kandi murabibona ko ibi
tuba tugeramo, turi kugera mu cyerekezo cyiza, muri viziyo nziza ishaka abantu bafite ibyo bazi, mbese ni icyerekezo umuntu wese aba afite icyerekezo cy'impano ye, aba agomba kugira intumbero yo kugira ngo ayisangize abandi. Icyo ni icyerekezo twese tuba dushaka kugira ngo tugereho, duhane ibitekerezo, dusangize impano zacu, hanyuma hanze aha ngaha zirakenewe kugira ngo ku isoko ry'umurimo tubashe kugira icyo twigezaho kandi bifashe n'abandi muri sosiyete nyarwanda. Okay, mama numvisha umbwira ngo ukina filimi, ni izihe filimi ukina? Umva ni nyinshi, ngiye kuzivuga naba ari ukuzamamaza, ntabwo ari ukuzamamaza, ariko ni nyinshi, ndabizi neza ko abenshi barazizi, ni nyinshi cyane, ngiye kuzivuga amazina naba ngiye kuzamamaza mu buryo butari ngombwa. Okay, nta kibazo. Okay, ni ikihe kintu wabwira abagukurikira cyangwa abari kugukurikira kano kanya wababwira cyiza nyine? Ikintu cyiza nababwira ni uko badatsikamira impano. Buri muntu wese aba yifitemo impano, ariko nuko atinya kuyigaragaza.